kurya byoroheje. Aho harimo amapotaje nk'uko twabivuze dutangira, harimo za smoothie. Abatayizi ni ibyo imbuto ushobora gusya cyangwa imboga ariko ukabisya bikamera nk'igikoma bikaba bifashe. Ushobora gukoresha n'igikoma gisanzwe cy'impeke wahisemo kugira ngo woherereze igogora ryawe rikore ibyo rikora bitarigoye, bitakugugaza umubiri wawe uze kubona igihe cy'ikiruhuko kuko wafashe igihe cyo kwigomwa kurya ibyo kurya bikomeye. Ntabwo ugomba guhitamo imboga ubonye zose, nabwo ugomba guhitamo za mboga nziza zikitoshye nshyashya ukazisya rwose. Iyo smoothie cyangwa izo potaje zigufasha igihe kirekire. Icyiza cy'ubu buryo rero bukuvura indwara nyinshi wowe utazi, ukarangiza icyo gihe umubiri wawe wongereye ubudahangarwa ku rwego ruri hejuru. Ubu ni uburyo bwa gatatu ushobora guhitamo. Icyo gihe uba umaze ushobora gufata ibyo twabonye ko ushobora no kugera ku byumweru 2 ukoresha ibyo kurya byoroheje rwose nta kibazo ufite. Kandi birashoboka ku muntu wabyiyemeje. Uburyo bwa kane rero ni uburyo ntekereza ko budafite umuntu bwananira. Buri wese ararikiwe kubukora kandi ni uburyo buri wese yanatangiriraho mu gihe ashaka gutangira uru rugendo rwo kujya amara igihe mu gifu cye hatarimo ibyo kurya bikiremereye. Ubu buryo rero ni uburyo bwo kwigomwa kurya amasaha 16. Uti gute rero? Amasaha 16 ukuntu umuntu ayabara, ushobora n'urugero kurya saa 2 za mu gitondo ukongera kurya saa 7. Kuva saa 7 z'amanywa kugeza ejo za saa 2 wari waririyeho, amasaha 16 aba arimo. Ijoro ryose ushobora kurimara udafite icyo kurya mu nda. Hello abakunzi ba Salvation Content TV, uyu munsi tugiye kubana mu kiganiro cyiza nabahitiyemo isomo ryiza ryibazwa n'abantu benshi. Niba ari ubwa mbere tubanye rero nguteye amatsiko kuri iri somo. Njyewe turi kumwe nitwa Byukusenge Pauline nk'ibisanzwe. Niba warakoze subscribe uri inshuti yanjye, ikaze mu muryango mugari w'abantu bazi icyo gucungurwa ari cyo, abantu basobanukiwe ijambo gucungurwa n'icyo bibamariye. Wumve uri mu rugo rero. Kuko dusanzwe tubana mu masomo meza rero y'ubuzima, uyu munsi ngiye kubigisha indi ngingo nziza ituma umubiri ubasha kugera ku rundi rwego rwo kubasha kwikiza, cyangwa iyi ngingo iragufasha, ifasha umubiri kubyutsa ya mbaraga y'umubiri yikiza, umubiri ukabasha kongera kwikoresha. Uyu munsi tugiye kwiga ku ngingo rero yitwa kwigomwa kurya. Hari abantu batazi ko kwigomwa kurya, ibyo abantu benshi bita kwiyiriza ubusa, bikenewe na buri muntu wese ufite ubuzima. Hari abantu bazi ko biriya bintu bifite abantu bigenewe, ari iby'umuntu ufite gahunda yo gusenga akaba ariwe wigomwa kurya. Ariko iyi ngingo ngiye gusobanura uburyo ki buri muntu wese abikeneye. Ndagusobanurira akamaro kabyo kugira ngo urusheho kubikunda no kubikora uzi icyo ubikoreye. Ndakubwira n'uburyo bikorwamo bikaba bitakangiza ubuzima, kandi burya hari n'abantu batabyemerewe. Bana natwe rero, niba utarakora subscribe wibuke kuyikora kugira ngo ibyigisho amasomo tugenda dutanga ajya kugeraho mu buryo bworoshye mu ba mbere. Bana natwe rero. Iyi ngingo nifuza ko yava mu myumvire y'abantu bavuga ko ikorwa n'abantu runaka, cyangwa bikaba byari ibyo kwiyiriza ubusa ku manywa byagera nijoro ukaremereza igifu. Ahubwo hari uburyo bwiza ugiye kukwigisha bikorwamo, ubwire n'amakosa wakora bikaba ari bibi kuri wowe. Iki kintu rero cyitwa kwigomwa kurya, impamvu yacyo ni iyihe?
nk'uko nabibabwiye, umubiri, imbaraga y'umubiri ituma umubiri ubasha kwisana ntabwo ushobora gukora mu gihe igogorwa ririmo gukora. Iki ni ikintu rero kizamura ubudahangarwa bw'umuntu ku rwego ruri hejuru. Igihe wafashe umwanya wo kuba mu gifu hatarimo ibyo kurya, nibwo ya mbaraga karemano ikora cyane, ikora ku rwego ruri hejuru. Kwisana k'umubiri muri icyo gihe biba biri hejuru. Hari rero uburyo butandukanye bwo kubikoramo. Uburyo bwa mbere ngiye kukubwira ni uburyo wabikora nta kindi kintu uri bufate. Birashoboka ko ushobora kwigunga kurya muri icyo gihe ukaba nta kindi kintu uri bufate. Hari n'igihe ushobora kwigunga kurya muri icyo gihe ugahitamo gukoresha amazi yo kunywa yonyine. Nabwo ndakubwira uko ubikora. Ndakubwira uburyo bwa gatatu, aho uri bukoreshe umutobe w'imbuto uyunguruye utari amasimbi. Uburyo bwa kane noneho ndakubwira uburyo ushobora kubikora ukoresheje ibindi bintu byoroheje nk'amapotaje, igikoma cyangwa za simuvu, kugira ngo bitewe n'uko umubiri wawe uteye. Uburyo bwa mbere rero, igihe wifashije wabikoze nta kintu uri burye, ni igihe akenshi na kenshi bikorwa mu gihe cy'amasengesho, mu gihe umuntu aba yumva ufite ikintu ashaka gusaba Imana gikomeye, akumva nta bintu byo kurya ari bukenere, nta n'umwanya wo kubifata ari bubone, kuko mu gihe cya Esiteri murabizi byarakoreshejwe bigira umumaro. No mu gihe Nineve yendaga kurimbuka, icyo kintu cyarakoreshejwe bigira Imana. Nacyo ni uburyo bwiza ku wabuhisemo ari gusenga. Ariko uburyo ngiye kukubwira bwiza bunafitiye umumaro umuntu wese bifitiye umumaro, kuko hari n'icyo biba biri gukora mu mubiri we. Guhera ku buryo wakoresha ukoze kwifashisha amazi. Iyo rero wahisemo kwifashisha amazi, ntugomba kuyanywera rimwe. Icyo ni ikintu ugomba kumenya. Niba wihaye umunsi wose kuva mu gitondo kugeza nijoro, ntabwo ugomba kunywera amazi icyarimwe. Biba byiza muri icyo gitondo unyweye amazi y'akazuyaze, amazi make muri pasi y'amazi, andi ukagenda uyanywa mu munsi buhoro buhoro. Iyo uyanywereye rimwe yose asohokera rimwe, ugahita ujya kuri tuwarete. Ariko iyo uyanywereye rimwe agenda yoza imyanda iri mu nda. Muzabikore, muzambwira muri komenti. Umubiri uroga, ururimi rukoga, ibyo wamenyereye by'akamenyero ukaba wabasha kubireka mu buryo bworoshye. Ubu buryo rero ni bwiza cyane kuko bufasha mu gukora isuku mu mubiri wose, bihereye ku rurimi bigakuraho imyanda iba yometseho. Ibyo bifite iyo ibintu wagize n'akamenyero nabyo mu mibereho yawe, ni uko ari ibyo ururimi rwawe ruba rukunda kumva. Niba uhora unywa inzoga, ururimi rwawe rwamenyeye ubwo buryohe n'ibindi, ururimi ruzakubwira ko bitaryoshye. Ariko iyo wamenyereje ukoresheje ikintu cyo gukoresha amazi, ugafata nk'umunsi, mu bantu bafite akamenyero bashaka kureka, ni uburyo bwiza cyane. Ikindi nakongeraho muri ubu buryo bwo gukoresha amazi cyangwa muri ubu buryo bwo kwiyiriza, ugomba kwibuka ko niba wowe wafashe umunsi umwe, utari buze kujya kurya nijoro, kugira ngo ibyo kurya bya nijoro bitaza kukugwa nabi. Kuko kuryamana ibiryo nabyo n'indi ngingo tuzigaho ntabwo ari byiza, ni bibi cyane, bituma umuntu arara ubwonko butaruhuka neza, umubiri ukamera nk'uraye ukora. Ikindi kintu tugiye kureba rero cya kabiri, ni uburyo hifashishwa umutobe, ariko uyu mutobe ukaba uyunguruye neza. Icyo gihe iyo ukoresha umutobe uyunguruye neza, ubu nabwo ni uburyo bwiza cyane bufite aho butandukaniye n'amazi. Bwose ni uburyo bukenewe, ariko uyu mutobe iyo wawukoresheje ugomba kwifashisha umutobe wuzuye udashyizwemo amazi. Umutobe wuzuye ni cya gihe wafashe imboga
ukazikoramo umutobe ntuwongeremo amazi. Uyu mutobe nawo tuziga kuwukora, ariko ntekereza ko hari n'abadukurikiye bazi kuwukora. Yego, iyo wabiteguye rero ushobora kuwukoresha ari umutobe mwiza utongewemo amazi. Uyu mutobe rero uba ari mwiza cyane, uwo wanawukoresha igihe kigera mu byumweru 2 kugeza no kuri 3. Biba abantu benshi babyumvise bavuga ko ari ibintu bikomeye, ariko mu by'ukuri iyo umuntu yabimenyereye yumva ari ibintu byoroshye cyane. Ushobora kwiha iminsi 2 ukoresha umutobe w'imbuto, kuko intungamubiri ziwugize ziba zigufasha kumva n'ubundi umubiri wawe nta nzara idasanzwe cyane yo kukwica iwurimo. Uba rero iyo uri gukora iki kintu ukoresha umutobe w'imboga, uguca intege ubukana bw'indwara zikurimo, cyane cyane nk'abantu baba bazi ko barwaye za ndwara zitandura. Uyu mutobe igihe batarwaye igifu ku buryo wenda cyabamera nabi batariye ibyo kurya bigifasha, uyu mutobe uca intege indwara ziri mu mibiri yacu. Nk'uko nakomeje kubibabwira rero, iyo wafashe igihe mu mubiri wawe igogorerwa igifu kitaremereye, inzungano ngogozi zidafite akazi kenshi, iki ni ikintu cyiza cyane gituma umubiri ugira kwisana kuri ku rugero rwo hejuru cyane. Uburyo bwa gatatu rero nshaka kubabwira wakoresha ni ugukoresha ibyo kurya byoroheje. Ubu buryo nabwo ni uburyo bwiza umuntu wese yakifashisha. Ntabwo ibintu bijyanye no kwigomwa kurya ari ibintu bigenewe abantu bamwe cyangwa abandi. Mu by'ukuri imibiri yacu uko Imana yaturemye, ntabwo ari byiza ko duhora dufite ibyo kurya mu gifu buri gihe. Niyo mpamvu tugomba kugira kano kamenyero, tukagira ibyo kurya biri mu nda, tukagira n'igihe ibyo kurya bitari mu nda. Aha rero mu buryo turi kureba ni uburyo ki ushobora gufata umunsi umwe, iminsi 2, turi buze gukomeza kureba n'ubundi buryo. Uburyo bwa gatatu rero ni uburyo ushobora gukoresha wifashishije ibyo kurya byoroheje. Aho harimo amapotaje nk'uko twabivuze dutangira, harimo za smoothie. Abatayizi ni imbuto ushobora gusya cyangwa imboga, ariko ukabisya bikamera nk'igikoma bikaba bifashe. Ushobora gukoresha n'igikoma gisanzwe cy'impeke wahisemo, kugira ngo woherereze igogora ryawe rikore ibyo rikora bitarigoye, bitakugugaza umubiri wawe, uze kubona igihe cy'ikiruhuko kuko wafashe igihe cyo kwigomwa kurya ibyo kurya bikomeye. Ntabwo ugomba guhitamo imboga ubonye zose, nabwo ugomba guhitamo za mboga nziza zikitoshye nshyashya, ukazisya rwose. Iyo smoothie cyangwa izo potaje zigufasha igihe kirekire. Icyiza cy'ubu buryo rero bukuvura indwara nyinshi wowe utazi, ukarangiza icyo gihe umubiri wawe wongeye ubudahangarwa ku rwego ruri hejuru. Ubu ni uburyo bwa gatatu ushobora guhitamo. Icyo gihe uba umaze ushobora gufata ibyo twabonye ko ushobora no kugera ku byumweru 2 ukoresha ibyo kurya byoroheje rwose nta kibazo ufite. Kandi birashoboka ku muntu wabyiyemeje. Uburyo bwa 4 rero ni uburyo ntekereza ko budafite umuntu bwananira. Buri wese ararikiwe kubukora, kandi ni uburyo buri wese yanatangiriraho mu gihe ashaka gutangira urugendo rwo kujya amara igihe mu gifu cye hatarimo ibyo kurya bikiremereye. Ubu buryo rero ni uburyo bwo kwigomwa kurya amasaha 16. Uti gute rero? Amasaha 16 ukuntu umuntu ayabara, ushobora n'urugero kurya saa 2 za mu gitondo, ukongera kurya saa 7. Kuva saa 7 z'amanywa kugeza ejo za saa 2 wari waririyeho, amasaha 16 aba ariho.
ijoro ryose ushobora kumara udafite icyo kurya mu nda. Ikindi kintu cyiza cy'ibi ngibi rero, abantu benshi biraborohera kandi wa mubiri uba uri kwisana kuva ziriya saa saba, igogorwa ryabaye, umubiri ugatuza. Nijoro ushobora no kunywa amazi arimo bombo y'akazuyazi twabonye mu masomo twayize. Burya ibimeze nk'igikoma nayo itera igihagiriza, icyo bita igihagiriza, kumva nta nzara ufite. Icyo gihe bifasha umubiri wawe mu rwego ruri hejuru cyane. Ikindi kintu rero twavuga, ni nababwiye ko mbabwira akamaro kabyo. Iyo wabikoze bimara iki? Ese bimara iki umubiri muri rusange? Ni byiza cyane iyo ukora icyo gikorwa ukabasha kukigeraho ku ntego zawe wihaye, cyane ko ubyumvisha bwa mbere yumva ari ibintu bikomeye, ariko yakumva akamaro kabyo akumva arabishaka. Icya mbere rero bigufasha iyo ushoboye kugera ku ntego wihaye, niba ari iminsi 2 ukabasha kumenya kwihangana, bigufasha kumenya kwitegeka. Ko inda nicyo kintu umuntu abasha gutegeka, irari nicyo kintu umuntu abasha gutegeka, kikamwongerera ubushobozi bwo gushobora kwitegeka. Igihe rero washoboye kugendera muri gahunda wihaye, bikongera ubushobozi bwo kubasha kwitegeka. Ikindi cya kabiri rero bigufasha ku bantu bafite ibintu byabananiye kandi bifuza kureka. Hari igihe umuntu aba afite ibintu byamubase nk'inzoga, itabi cyangwa ibindi bintu by'amasukari atari meza, yumva ashaka kureka, akaba yabisimbuza ibyiza kubirusha. Iyo ufashe iminsi runaka nk'itatu yo kwiriza ubusa, icyumweru, ukoresha bya bindi wahisemo, iyo umaze icyo gihe ururimi rwawe ruba rwaroze neza aho ibyo wagize akamenyero, ukarutangiza ibyo ushaka kurumenyereza. Ni ingingo nziza rero igufasha. Ikintu cya gatatu, iki ngiki cyo kwiriza ubusa, bigufasha gusukura ingingo zose. Igihe wakoresheje amazi, ingingo zose ziba zisukuye, mu mubiri wawe haba hakeye, bigabanya ibinure bibi biba biri mu mubiri. Ku bantu bifuza kugabanya ibiro, iki ngiki cyabafasha kuba bafata igihe bihirije ubusa, bagafata ibihe byo kurya, bakongeraho n'imyitozo ngororamubiri. Ikindi kintu ibi ngibi bifasha umuntu mu kongera muri rya ngingo tuba tuvuze iyo kugabanya ibiro, kuko igihe ubikora muri bwa buryo bw'amasaha 16, ukongeraho undi munsi mu cyumweru umwe nyine wo kwiriza ubusa, ufashe amasaha 16 yayandi twabonye yo kujya nimugoroba nijoro ryose, ukongera kurya ejo, ukongeraho undi munsi umwe mu cyumweru, bituma ibiro bidakenewe biragabanuka. Ibiro udashaka bigenda byigabanura no mu buryo wowe uba utabishyizemo uruhare. Mwakoze kubana natwe rero, twabonye uburyo butandukanye bwo kwiyiriza ubusa cyangwa kwigomwa kurya, reka aba ariyo nyito tubiha. Twabonye akamaro kabyo. Ndakwinginze kugira ngo usobanukirwe iyi ngingo ko mu gifu cyacu atari byiza ko hahoramo ibyo kurya, kuko ibi ngibi ni bibi. Iyi imbaraga y'umubiri ibasha gutuma umubiri wisana, ikora neza igihe igogorwa ryacu ritari gukorwa. Wakoze kubana natwe rero. Ibiganiro bya Salvation nakagaruka, ukomeze kugira amahoro y'Imana.